Yes, nongera kuguha ikaze wamaze gukora subscribe kuri RD Fantasy nkangura nawe utarajoininga kujoininga. Uyu munsi ngiye kuba nkubwira ibintu bitandatu Ngabo Jobel Meddy arusha abandi bahanzi mu Rwanda. Icyambere ngiye kukubwira nuko Ngabo Jobel Meddy ari we muhanzi wa mbere wafunguye imbuga nkoranyambaga ndetse na YouTube mu Rwanda kurusha abandi bahanzi bari barabigerageje bakora ku macano y'abamalebo yabo manager yabo barafungura, ariko uyu bita Ngabo Jobel Meddy cyangwa se Meddy tuze twese ni wa mbere afashe umwanzuro kuvuga ngo ngiye mfunguye YouTube channel on my own. Ubundi mwihariko wa Ngabo Meddy cyangwa se Jobel Meddy wa kabiri nuko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda mu baririmba sekira na gospel ufite aba subscribers benshi ku rubuga rwe rwa YouTube channel. Uyu nguyu Ngabo Meddy yafite abantu basaga miliyoni imwe n'ibihumbi 300 birenga byo kurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube. Ikindi kintu cya gatatu ngiye kukubwira hangaha ngiye kukubwira ko Ngabo Meddy ari we muhanzi wenyine w'umunyarwanda tugira kugeza amagingo ya guturuka mu babayeho n'abatarabaho ufite ibihembo bya MTV Award for Listeners ya joining. Sivuze ko yagitwaye ariko yabaye nominated, ni muhanzi wenyine w'umunyarwanda wabaje kuba nominated muri MTV Award. Ahanga muri MTV Award ngire ko ndakubwira yuko hano hajyamo abahanzi baba yaritwaye neza muri Afrika yose. Ngabo Meddy rero yaje kujyamo mu kiciro cya Best for Listeners Choice, baba muhisemo ko ari we mu bantu bahatana muri kino gihembo. Ahanga nkubwire ko yarahanganye n'abantu bakomeye muri Afrika cyane barimo Diamond naye mu myaka yashize icyo gihe muri 2016 yari muhe byiza cyane ubitati wa Savage nguyu n'umuhanzi wo muri Nigeria ukomeye cyane ngiye ngari mu bahumwe mu bakobwa bageze kure cyane, ariko ngo Ngabo Meddy agumya guhatana. Icyakane nganda kubwira ko Ngabo Meddy cyangwa se Meddy niwe muhanzi wenyine w'umunyarwanda ukomoka i Rwanda wabashije kuba nominated mu bihembo bya Headies Award. Ibi ngibi bashe kuba yabigeraho mu mwaka w'ibihumbi 2022 aho Meddy yaje kuba nominated mu gihembo cy'umuhanzi wa Best East Africa mu bahanzi bakorera muri Afrika y'Iburasirazuba beza. Aha yarahanganyemo n'abahanzi bakomeye kandi muri East Africa tuzi nka Eddy Kenzo, Diamond Platnumz nawe yararimo, uwo bita Harmonize na Zuchu. Abangabo nabo bari bameze neza muri iyo myaka kandi ngo n'ubu bameze neza. Abo bose rero Ngabo Meddy yaje kujoininga kandi arahangana. Ndakubwira yuko Ngabo Jobel Meddy cyangwa se Meddy ari we muhanzi wenyine w'umunyarwanda wabashije kuba yatumirwa muri festival ya Diamond yitwa Wasa Festival ikomeye cyane mu gihugu cya Tanzania se cyangwa se muri TZ, akasabasha guperforminga yo. Hanganye ngo yarajyanye indirimbo ye yari ikomeye cyane muri minsi yashize yitwaga Slowly. Ibi yabikoze mu mwaka w'ibihumbi 2019 aho yatumiwe muri Wasa Festival ajya guperforminga yo. Niyo muhanzi wenyine watumiwe, bigaragara ko muri iyo myaka yakoraga nta wundi muhanzi numwe Diamond Platnumz yigeze ashyirayo. Icyagatandatu ndaza kukubwira ko bita Ngabo Meddy cyangwa se Meddy ari we muhanzi wenyine mu Rwanda warebewe indirimbo ye cyane ahisaga miliyoni 100 gusa. Iki ngiki si no mu Rwanda gusa, no muri East Africa ni mu bahanzi batatu bonyine bamaze kugira indirimbo iri solo yarebwe n'abantu benshi cyane. Ni wenyine wujuje miliyoni 100 mu Rwanda, akaba n'uwa gatatu muri East Africa mu bantu bafite miliyoni 100 plus views zabayirebye ku rubuga rwa YouTube. Ibi byamaze gukorwa n'uwo bita Diamond Platnumz nawe yabyujuje mu minsi ishize ku ndirimbo ye bita JJ. Undi wari wabikoze n'uwo bita Zuchu yabikoze ku ndirimbo ye bita Sukari, aho Sukari yasohoye mu myaka ya 2020 above like hafi aho ngaho nawe iragenda iba mega hit. Uyu Meddy rero nawe yabikoze ku ndirimbo yita Slowly. Ubu ngubu tuvugane maze kugira miliyoni zirenga 100 kuzamuka ku rubuga rwa YouTube. Ngire ngahanga yanakuyemo amafaranga menshi cyane. Nanone ikindi kintu nakubwira kuri Ngabo Meddy nuko kuzeza izi saha uyu mwenda tuvugana nuko yabaye ahagaritse umuziki uri sekira ajya muri gospel. Gusa nubwo yahagaritse umuziki akajya muri gospel, kugeza izi saha nta wundi muhanzi wa secular music mu Rwanda cyangwa se industry yo mu Rwanda igira wabashije kuba yakuraho uduhigo kuno mugabo yasizeho, cyane ko yarigarira imitima y'abantu benshi mu Rwanda, hanze ndetse no kwisi muri rusange. Rero ngira ngo uyu muhanzi bita Ngabo Jobel Meddy benshi muramukunda mwibazaga ngo bamukomparinga na bamwe gusa uyu nguyu afite duhigo turi international, turi ku yindi level bitandukanye n'abandi bahanzi bo mu Rwanda. Gusa nabo barakora bagakora neza, ariko abenshi mainly baguma local. Ngabo Meddy Jobel nongone n'abateguriye uyu munsi. Niba wakunze rero kora comment, like na share, ubundi tugumye tuganire ku bindi bintu. RD Fantasy there for you. Watch out.